dukomeje kurebera hamwe amagambo dusanga mu gitabo cyitwa Abahirwa ni bande. Uyu munsi tugiye kurebera hamwe icyigisho kivuga ngo hahirwa abagwaneza, nk'uko tubisoma mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Matayo igice cya 5 umurongo wa 5. Reka dusenge. Turagushimye, turaguhimbaje Uwiteka Mana yacu, habwa icyubahiro. Tugushimiye ko wemeye ko twongera kuvuga izina ryawe Nyagasani muri iyi saha tukiri bazima. Ushimwe kandi uhabwe icyubahiro. Tugeze mu mwanya mwiza wo kwiga ijambo ryawe, turakwinginze ngo ubane natwe mu buryo bwa Mwuka Wera, we waryandikishije aridusobanurire, kandi nk'uko tugiye kwiga amagambo yerekeye ku bugwaneza, uduhe Nyagasani kuba abagwaneza, uduhe kugira urukundo, niwerekanwa ukazasanga Nyagasani tukiri mu rukundo rwawe, uzaducira mu bwami bwawe. Ibyo wishimira bikomeze kubona natwe twese, mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen. Mu nyigisho z'abanyahirwe harimo uruhererekane rw'imibereho ya gikristo. Abiyumvamo ko bakeneye Kristo, abashavujwe n'icyaha kandi bakaba baricaranye na Kristo mu ishuri ry'umubabaro, bazigira ubugwaneza ku mwigisha wavuye mu ijuru. Kwihangana no kugwa neza kandi uri kugirirwa nabi ntabwo byari imico ishimwa n'abapagani cyangwa se abayuda. Amagambo yavuzwe na Mose ashorewe na Mwuka Wera yuko yagwaga neza kuruta abantu bose bo ku isi, ntabwo abantu bo mu gihe cye bari kuyitaho nk'afite agaciro, ahubwo yari kubatera kumugirira impuhwe cyangwa kumusuzugura. Ariko Yesu yashyize ubugwaneza mu byangombwa by'ibanze biranga ubwami bwe. Mu mibereho ye bwite no mu mico ye hagaragariye ubwiza bw'Imana bw'iyo mpano y'agahozo. Yesu we kurabagirana kw'ikuzo rya Data wa twese, yatekereje yuko guhwana n'Imana atari ikintu cyo kugundirwa, ahubwo yisiga ubusa, ajyana akamero k'umugaragu w'imbata, agira ishusho y'umuntu. Abafilipi igice cya 2 umurongo wa 6 n'uwa 7. Yemeye kunyura mu mibereho yo kwicisha bugufi, agendana n'abana b'abantu, atari nk'umwami ushaka icyubahiro, ahubwo ari umuntu wo gukorera abandi. Mu migirire ye ntiyari umwemera gato cyangwa se umudakurwa ku ijambo. Umucunguzi w'isi yari afite ikirenze kamere y'umumarayika, nyamara igitinyiro cye cy'ubumana cyomatanye n'ubugwaneza no kwicisha bugufi byamureherezagaho abantu bose. Yesu yisize ubusa, kandi ibyo yakoze byose ntibyarangwagamo inarijye. Ibintu byose yabihariraga se ngo bibe uko ashaka. Igihe umurimo we wo ku isi wari hafi kurangira, yaravuze ati, nakubahirije mu isi kuko narangije umurimo wampaye gukora. Yohana 17 umurongo wa 4. Kandi natwe aratwinginga ati, munyigireho kuko ndi umugwaneza kandi noroheje mu mutima. Umuntu nashaka kunkurikira yiyange. Matayo 11 umurongo wa 29 na 16 umurongo wa 24. Mureke inarijye ikurwe ku ntebe kandi ntiyongere kugenga ubugingo. Umuntu witegereza kwiyanga kwa Kristo nuko yiyoroheje mu mutima, azumva akwiriye kuvuga nk'uko Daniyeli yavuze igihe yitegerezaga usa n'umwana w'umuntu ati, ubwiza bwanjye bwampindukiyemo ububore. Daniyeli 10 umurongo wa 8. Ubwigenge n'isumbwe twiratana bigaragara mu bubi bwabyo nyabwo ko ari ibimenyetso by'ububata bwa Satani. Kamere ya kimuntu ihora irwanira kwigaragaza kandi yiteguye kurwana, ariko umuntu wigira kuri Kristo akurwamo inarijye, ubwibone no gukunda isumbwe, maze mu mutima hakabituza. Inarijye isimburwa no kugengwa na Mwuka Wera. Ubwo rero ntituba tugiharanira gushaka umwanya wo hejuru, ntituba tukimaranira
kubyigana no gusunikana twiyamamaza, ahubwo twiyumvamo yuko umwanya wacu wo hejuru uri ku birenge by'umukiza wacu. Dutumbira Yesu dutegereje gushorerwa n'ukuboko kwe no kumva ijwi rye ngo rituyobore. Ibyo byabaye ku ntumwa Pawulo, maze iravuga iti, nabambanywe na Kristo ariko ndiho, nyamara si jye uriho, ahubwo ni Kristo uriho muri jye. Ibyo nkora byose nkiriho mu mubiri mbikoreshwa no kwizera umwana w'Imana wankunze akanyitangira. Abagalatiya igice cya 2 umurongo wa 20. Igihe twakiriye Yesu ngo abe umushyitsi utura mu mutima, amahoro y'Imana arenze y'umuntu wese yamenya azakomereza imitima n'ibitekerezo byacu muri Kristo Yesu. Imibereho y'umukiza ubwo yari ku isi n'ubwo yabaga hagati mu midugararo yari imibereho yuzuye amahoro. Nubwo ababisha bafite uburakari bahoraga bamugenza, yaravuze ati, uwantumye turi kumwe, data ntiyansize jyenyine, kuko mpora nkora ibyo ashima. Yohana 8:29. Nta muraba w'uburakari bw'umuntu cyangwa ubwa Satani washoboraga guhungabanya amahoro y'uko gushyigikirana n'Imana kutagira amakemwa. Kandi Yesu aratubwira ati, mbasigiye amahoro, amahoro yanjye ndayabahaye, mwemere kuba abagaragu banjye, munyigireho kuko ndi umugwaneza kandi noroheje mu mutima, namwe muzabona uburuhukiro mu mitima yanyu. Yohana 14 umurongo wa 27 na Matayo 11 umurongo wa 29. Mwikorerane nanjye umutwaro wo gukorera guhesha Imana ikuzo no kuzahura inyokomuntu, kandi muzasanga kunkorera byoroshye n'umutwaro wanjye utaremereye. Kwikunda niko kutubuza amahoro. Igihe inarijye ikiriho, duhagurukira guhora twiteguye kuyirinda icyayikoze isoni n'icyayivuga nabi. Ariko igihe twapfuye, ubugingo bwacu bukaba buhishanywe na Kristo mu Mana, ntabwo tuzita ku gukerenswa no kugirirwa nabi. Ntituzagira amatwi yumva abatugaya, kandi tukaba impumyi zitabasha kureba uko dusuzugurwa n'uko tugirirwa nabi. Urukundo rurihangana rukagira neza, urukundo ntirugira ishyari, urukundo ntirwirarira, ntirwihimbaza, ntirukora ibiteye isoni, ntirushaka ibyarwo, ntiruhutiraho, ntirutekereza ikibi ku bantu, ntirwishimira gukiranirwa kw'abandi, ahubwo rwishimira ukuri, rubabarira byose, rwizera byose, rwiringira byose, rwihanganira byose. Urukundo ntabwo ruzashira. Urwa mbere rw'Abakorinto 13 umurongo wa 4 kugeza uwa 8. Umunezero ukomoka mu by'isi urahinduka, ariko amahoro ya Kristo ni ay'ibihe byose kandi ahoraho. Ntabwo ashingira ku kintu icyo ari cyo cyose cyo muri ubu bugingo, haba ku bwinshi bw'ubutunzi bwo mu isi cyangwa se ku bwinshi bw'inshuti zo mu isi. Kristo niwe soko y'amazi y'ubugingo, kandi umunezero umukomokaho ntushobora gushira. Iyo ubugwaneza bwa Kristo bugaragarijwe mu rugo, bunezeza abo muri rwo, ntibutera intonganya, ntibusubizanya uburakari, ahubwo buhosha umujinya kandi busakaza ineza igera ku bo mu rugo bose. Igihe ubugwaneza bwimakajwe, butuma imiryango yo ku isi iba umugabane umwe w'umuryango ukomeye wo mu ijuru. Icyarushaho kutubera cyiza nuko twagirirwa nabi baturega ibinyoma, kuruta kwitera umubabaro wo kurenganya abanzi bacu kubwo kwihorera. Umwuka wo kwangana no kwihorera wakomotse kuri Satani, kandi ntacyo ushobora kuzanira uwuha intebe kitari ikibi. Kwiyoroshya mu mutima ariko mbuto y'ubugwaneza ikomoka ku kuguma muri Kristo, nibwo bwiru nyakuri bw'umugisha azarimbishisha abagwaneza agakiza. Zaburi y'149 umurongo wa 4. Abagwaneza bazahabwa isi.
icyaha cyinjiye mu isi kubw'icyifuzo cyo kwishyira hejuru, kandi nicyo cyatumye ababyeyi bacu ba mbere banyagwa isi nziza yari ubwami bwabo, kandi kubwo kwigomwa Kirisitu yacunguye icyari cyazimiye, kandi atubwira yuko dukwiriye kunesha nk'uko yanesheje. Ibyahishuwe igice cya 3:21. Kubwo kwicisha bugufi no kwitanga dushobora guhinduka abazaraganwa nawe igihe abagwaneza bazaragwa igihugu. Zaburi ya 37:11. Isi yasezeraniwe abagwaneza ntizaba imeze nk'iyi, ibundikiwe n'umwijima w'urupfu n'umuvumo, kandi nk'uko yasezeranije dutegereje ijuru rishya n'isi nshya ibyo gukiranuka kuzabamo. Nta muvumo uzabaho ukundi, ahubwo intebe y'Imana n'umwana w'intama izaba muri urwo rurembo, kandi imbata zayo zizayikorera. Urwa kabiri rwa Petero 2:13. Ibyahishuwe 22:3. Muri iyo si ntihazaba kubura ibyo umuntu yari yiteze, nta gahinda, nta cyaha, nta uzataka indwara, nta guhamba, nta kurira, nta rupfu, nta gutandukana, nta mitima ishengutse, ahubwo hari amahoro kuko Yesu niho ari. Ntibazicwa n'inzara cyangwa inyota, kandi icyokere ntikizabageraho, n'izuba ntirizabica, kuko uwabagiriye imbabazi azabajya imbere akabajyana ku masoko y'amazi. Yesaya 49:10. Icyigisho twareberaga hamwe naha kirangiriye. Reka dusabe Mwuka Wera kugira ngo atwuzure maze atubashishe kuba abagwaneza ubwo iyi si igiye kurangira tukimurirwa iwacu heza, jyewe namwe tuzabaneyo. Ibyo nibyo mbasabiye nanjye ntiretse, mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amen.